Nongeye kuguha ikaze mukunzi wa Davis Entertainment, reka kubwira ngo komeza ugire ibihe byiza. Turagarutse mu makuru agiye atandukanye mu myidagaduro agezweho nkuko bisanzwe. Harmonize rero umaze iminsi ajarajara mu Banyarwandakazi, ubu ngubu yerekeje amaso muri Uganda. Nyuma y'igihe rero Harmonize yiruka ku Banyarwandakazi barimo umuhoza Laika baherukaga kugirana ibihe byiza, uyu yahinduye rero imvugo agaragaza ko yakuruwe n'ikimero cya Winnie wo muri Uganda. Uyu muhanzi raheruka kugaragaza ko yakuruwe na Winnie ubwo yaririmbaga muri Uganda mu gitaramo Bell Oba Fest. Ubwo yari ari kuririmba rero Harmonize yageze aho ahagarika abacuranzi, arangije ati umbajije uwo twarushinga wa hano muri Kampala Uganda, nta gushidikanya nahita mvuga Winnie. Yakomeje avuga ko rero ikibuno cy'umugore cyamukuruye mu bye, ubundi akomeza kuririmba. Harmonize yavuze ibi mu gihe yaramaze iminsi aca ibintu mu itangazamakuru ryo mu Rwanda no muri Uganda, nyuma yaho we na Laika umuhoza ukorera umuziki muri Uganda ariko ukomoka mu Rwagasabo bari bamaze iminsi bibazwaho. Aba bombi hari habanje gutungurana amashusho yabiciye ku mbuga nkoranyambaga bari kubyinana, agaragaza Laika yambaye ikanzu yoroshye ibonerana abyinana na Harmonize indirimbo yise Nzuno iri mu zigezweho z'uyu muhanzi ikazi. Ibyabo rero byaje kwibazwaho mu minsi yashize ubwo batunguranaga bakagaragaza ko bishyizeho tatu zisa. Tatu rero aba banyamuziki bishyizeho igizwe n'uturango dukoreshwa mu kwerekana amanota y'umuziki. Mu mashusho rero bashyize ku rubuga rwa Instagram agaragaza Harmonize bari kumushyiraho iyo tatu yafashwe na Laika ubwe. Nyuma y'aya mashusho rero ya Harmonize, Laika nawe yahise ashyira hanze indi bari kumushyiraho tatu isa n'iy'uyu musore. Umuhoza Laika aheruka i Dar es Salaam, ndetse icyo gihe Harmonize yamwakiriye mu rugo iwe. Laika w'imyaka 26 n'umukobwa rero uvuka mu muryango w'abanyamuziki nka Rufa Rwirangira na mubyara wabo Aya, umuraperi ukomeye wo muri Tanzania. Uretse we rero Harmonize yaramaze igihe yiruka mu bakobwa bo mu Rwanda batandukanye. Uwabanje ni Dabiju uzwi ku mbuga nkoranyambaga, hakurikiyeho rero Kirenga Fiona uzwi nka Yellow the Queen. Bakururanye rero mu mezi abiri akajya no kumusura iwe mu rugo. Icyo gihe uyu muhanzi yamuhaye imodoka yo mu bwoko bwa Range Rover. Ubu ni ngwari rero, ubu niwe ugezweho kwa Harmonize. Andi makuru wamenya rero nuko John Drill yababajwe cyane n'abatubaha REMA. Uyu muhanzi rero ukomoka mu gihugu cya Nigeria yatangaje ko ababazwa n'abantu badagaciro gahagije REMA ugereranyije n'ibikorwa by'indashikirwa uyu muhanzi ukiri muto amaze kugeraho mu muziki. Mu kiganiro John Drill ukunzwe cyane n'abiganjemo igitsina gore yagiranye na radio Beat 99.9 FM yagaragaje ko ibikorwa bya REMA bidahabwa agaciro kabyo nk'umuntu urimo ukora ibitangaza. Mu magambo ye rero ati ntabwo ibi bintu ari byo kujya impaka, kuko REMA n'umwe mu bahanzi bakomeye muri Nigeria ku buryo buri wese aho ari yagakwiye kuba humeka izina rye. Ku myaka ye rero amaze gukora ibintu bihambaye cyane. Ati sintekereza ko ahabwa icyubahiro akwiye. Yunzemo ati muri Afurika yose ndetse no mu isi yose niwe ufite indirimbo yakoze amateka Calm Down akomeye. Iyi ndirimbo rero yamaze umwaka wose mu ndirimbo 10 zikunzwe kuri Billboard, ndetse iba n'indirimbo ya mbere yo muri Afurika ibikoze kandi yacurujwe ku isi hose. John Drill rero asanzwe gukora umuziki we mu nzu imwe itunganya umuziki na REMA ya Marvin Records. Nubwo rero basanzwe bakorana, John Drill we akomeza gusaba agaciro ndetse n'icyubahiro bya REMA wakoze ibitangaza byinshi. Indi nkuru wamenya rero ni impamvu yatumye mu by'ukuri The Ben adatanga igihembo, kandi byari bimaze iminsi bivugwa ko azatanga igihembo muri Trace Award. The Ben na Pamela rero bari kuri gahunda yo gushyikiriza igihembo cy'indirimbo ifite amashusho yahize izindi mu bihembo bya Trace byatanzwe ku itariki ya 21 Ukwakira 2023. Ni igihembo rero cyatanzwe saa 2:05 mu gihe hari ibyamamare byari bikiza kubera akavuyo k'imodoka nyinshi zari mu muhanda. Mu ijoro ryo kuwa 21 Ukwakira muri Beka Arena habereye ibirori byo gutanga Trace Award. Byari ubwa mbere rero bitanzwe kuva iyo nsanganyamashusho yashingwa mu mwaka wa 2003. Yanizizaga imyaka 20 maze iteza imbere umuziki w'Abanyafurika na diaspora.
ya Afrika. Abanyarwanda rero barimo The Ben n'umugore w'Uwikeza Pamela bari gutanga igihembo cya mbere cyabimburiye ibindi. Ni indirimbo rero ifite amashusho meza kurusha izindi. Ni indirimbo ya Yemi Alade wo muri Nigeria. Uyu Yemi Alade rero yatangiye umuziki muri 2005, akaba afatwa nk'umuhanzikazi wari hirimbaniye iterambere rya Afrobeats. Ahabwa rero akazina ka Mama Africa kubera ko umuziki we wasakaye henshi kuri uyu mugabane no hanze yawo. Aririmba mu ndimi zisaga 7, akaba ari umwe mu bahanzikazi bahenze bo muri Nigeria. The Ben rero na Pamela bagombaga guha igihembo uyu mugore w'imyaka 34 y'amavuko. Ni igihembo cyabimburiye ibindi kuko nicyo cyatanzwe bwa mbere. Ubwo cyarimo rero gitangwa, hari ibyamamare byari bitaragera muri Beka Arena nka The Ben na Pamela, Diamond Platnumz, Zuchu, Jax, Davido n'abandi bagiye batandukanye. Akavuga ko imodoka rero kabujije The Ben na Pamela gutanga ibihembo nyuma y'uko rero abari bahawe ubutumire, abari bahatanye n'abari gutanga ibihembo batambutse kuri tapi itukura. Hakurikiyeho kujya muri sale gukomeza umuhango nyirizina wo gutanga ibihembo. The Ben n'umugore we rero Uwikeza Pamela bari ku rutonde rw'abari gutanga ibihembo, bafashwe n'akavuyo k'imodoka cyangwa se traffic jam. The Ben rero yabwiye Nyarwanda ko polisi yagerageje gushaka inzira bikanga kuko uriya mugoroba mu muhanda harimo ibinyabiziga byinshi. Ati yego kuba ntaratanze igihembo byatewe no gukererwa kugera muri Beka Arena, kandi byaturutse ku kuba mu muhanda harimo imodoka nyinshi. The Ben na Pamela rero bari gushyikiriza igihembo uwahize abandi ku ndirimbo ifite amashusho meza cyangwa se Best Video of the Year. Ni igihembo rero cyatwawe na Yemi Alade abikesha indirimbo ye Badi, yashyikirijwe na Olivier Sanchez washinze iyi Trace Award. Kuri gahunda rero y'umunsi muri Trace Award, The Ben na Pamela bari gutanga igihembo ku ndirimbo nziza y'amashusho nyine. Kubera izo mpamvu birangira batagitanze, ariko nyuma n'ubundi The Ben yaje kugaragara kuri stage aririmbana na Diamond indirimbo yabo bise Why. Reka ngushimire wabanye natwe muri amakuru y'uyu munsi. Iyi ni Davis Entertainment nk'ibisanzwe, aribwo bwa mbere wumvise inkuru yacu, ushobora gukanda subscribe kugira ngo utazajya ucikanwa n'amakuru agiye atandukanye tugenda tukugezaho. Bye bye.